amazina yanjye banyita Mugisha Patrick, ndi umwana w'imyaka 17. Navutse mbana na mama, data nawe nzi. Gusa mu buzima buri muntu wese arananirwa. Mama yafashe icyemezo cyo kunyohereza kwa papa, unyenda bariho kuko ariho hari ubuzima bwiza. Guhera no munsi nanjye ngomba kubaho kandi ngashimisha mama. Jaga urimo urajya wande sire arije gukingura umuntu ubwo mu misi bimaze nga urumva umaze kubyina usigaye ushaka no kunkuru sigaye mvuga nawe ukavuga umuntu ugiye gukingura ninde seko numvisha umuntu akomanga batari kumukingura nkajya kumukingurira urumva ni nyoko cyangwa sha mwavuganye muri kunyina imitwe urashaka kumuzana hano na umaze gusa neza urumva umaze kubyina ubundi uko kuntu uresha ubundi ubwo nzagushobora wowe ubwo urumva wabye toka amabere manuka ihute undi bijyana by'imisi by'igiti ubwo wageze hano iminsi birumva utangiye kuba manager w'urugo nzagukanda undi nkabira byagemenya aho bibarizwa ko manza wawe nari na nyina bazanye hano undi si uyu muntu we uri gukomanga izisani bango ni wowe sana nawe bango urashaka iki mwana we ko amazi noneho tuyafite koko no byanze kabisa mama byagenze bite se kandi munda byanze kabisa ese bango ko tutaranateka reba ushakire kare nani byarahise ngana kugenda nyine ubuganira na kaboyi ariko ubwo ibiryo nibiza gushya nyine uraje ariko karabe no mu maso woge dore urasa nabi sawa wute amagambo yose uvuga ntakina bavuze cyo ntabwo ujya wumva ubundi wariye narize mu kiburamwaka ndabikira mu wanjye biga iki mu kiburamwaka biga kotsa runonko ikintu cy'ikiga mu kotsa runonko ugiranga muntu ranga muntu nayo ndi umuntu
irangamuntu icyangombwa cyawe kigaragaza ko wakuze kuri ubwo buhiri ntabwo ari ubw'abana. Ndakuze indaya wowe. Oya baragize kandi niyo mpamvu nkubwira ujye umfata neza. Ngiye ngufata neza. Umfata neza ongera uncagurire. Unkwarurire urusahane rumwe. Noneho wowe ujye uniza akarangamuntu nza icyana nuko niba ikibazo nakakujaburiye ariko papa wawe ari kaza mwumva. Bajya kora mubona wabwa. Cyaje wikirimo. Dore kandi wowe ngenza n'icyana uceceke. Cyana uceceke. Imishwe se y'inkoko. Umukobwa. Umukobwa. Abe. Wajya uceceka. Urashaka kujuzana mu makobwa hano umva mubwire. Kandi ushaka amafaranga menshi. Amafaranga mama wawe ambembe cyatanu burazi. Ashaka 10. Ariko we naba mbaje mu telefone. Oye naringiye kwihanagura. Nuko woga mu biganza gusa mwa. Mu biganza niho noga kuko niho nsuhuza abantu gusa. Mwese ko mba nambaye igikabutura kirekire na bote. Ubwo ngiye kwereza kuzana shiri wanjye hano kumugisa. Nanjye nahita mugira akatugira shiri turi babiri. Sunu ugiye kumuzana mwa. Namuzana ariko hano ntabwo ari muri roge z'indaya. Kujyano ni iwanyu mwa. Harya. Nyaro ni iwanyu. Ko nabonye uri gutumagura byose nkayikoruka mu cyaro iwacu ariho twasize ibintu mbacana ku myotsi. Bango. Ukuso bucyo mwa. Kwasanga byabishinga bajyani. Kubibona ese bongo uvuye mwa. Ute ukwa. Yago ni toilette yanyu nuko mutajya mu yifu. Ayatanga. Hano nabo twaba twese. Kiguri cyari ikintu yakari igikoze. Kuzuganye n'umwana wa boss. Uri umukozi. Nabuza kuncogoza namutumura. Ikintu muri iki gihugu tukese twakibukanisha kandi. Bakwirukana wowe. Wakwiruka ugasubira ikibuga. Reba nk'ima ibone iri gutuma ntidusanzwe turi kuvugana. Ngiye mvuganara twavugana ikina. Nanjye ndaza kubwira mama wawe. Wavugana ikina gera. Ndaza kubwira mama wawe. Natubongo n'usimuzimu. Wa muganiriza ko nibuze kumubwira ko ugiye kuzana umukobwa hano. Mama ngaratubwira ngo tukurebe ibijyo. Mama wanjye mama wawe. Kibiryo rero bwangu. Eresi biri. Mvumbwire ngo mama yari uza kwikura. Yesu ko yarambwiye ko ingo yatetse. Mbana mu kanwa kawe ambasire. Akajama nako. Tabijundi wabitse biri. Nabibitse buriya buryo butari guhaza n'uruhinda ntabiri. Uze ngo icyo wanyana yimbwa. Mama muvugane. Mama muravuga ngo iki? Muvugane mama. Narindi kumuvuga kabo. Ushaka umunsi umwe nzakwica. Mabuja reka naniri kumubaza ngo angarasho. Oya nurwaho. Urugo nurwaho. Nurwaho mabuja. Narindi kumubwira ngo arahazwa n'amasahani angahe. Wanyana yimbwa uravuga ngo ngiye nta buryo bubiri wambesire hano. Oya narindi kumubwira ngo mabuja haha ibiryo byinshi. Arahazwa n'amasahani angahe. Kandi kabo. Rega mabuja kandi kabo. Njyo nongegera yimbwa mbi. Wagicucuwe ngendo yeroza umwana ngo umuhe ibiryo ngo nahashye ngo uburyo bubi. Rega mabuja. Ahani iwawe. Mohani yaramaze kubiri. Kazire mohani gahambirwa. Wangegeraho. Kandi ubu yaba ari mugisha ubimuha. Rega mugisha mfasha gufura. Hari umunsi ataza kukuvomera. Hari umunsi atakuvomera mbese. Kandi kabo. Rega narubikiza nano wantuza. Rega buri gihe nuko umubwira ngo naza ibiryo. Wangegera hano uraha. Ngo na ibiryo ko navati. Uraha. Mabuja ni wowe uha. Uni hakira bakiraruje. Genda rubikiza nandi mwana mbesire. Kabo. Mabuja. Asa kabo uzanye usafuranga ikora iki? Nyine nari ni muhanya ngo abanza agiye kuyoza ubundi ngiye kumwanurira. Rega namasa. Ihute senyi. Bango. Rangane. Rangane reka nze mbirebe ndikuzanira Imana. Kaboyi yaranzengereje Imana. Nakundi.
babuze akazi ko gukora hari hanze ku buryo uza ukicara mu ntebe zanjye. Erega wafungiye nagute? Hako uko mwibagirwa vuba. Ndeba ngo dufite iki? Bivuga undeba mu maso. Ngo hano ngo hari iki? None se reka nkubaze. Uwo mukozi ni nyoko umuhemba. Agaburirwa na nyoko. Ni bene wanyu bamwishyura. Uwo mukozi ko dufite wese uri iki? Uzikura mukozi ureba ujye umwitegereza akurusha agaciro hano. Kuko uri yarateka nkarya, arafura nkambara, arakoropa inzu nkayicaramo ikeye. Uriya kurusha agaciro. Kandi ikindi n'undi munsi ujye umenya aho ubarizwa. Tazajya ureba izi ntebe ngo uzirebe ubone ngo waje kuzagera uzicayemo. Ahangaha ndeba ahangaha ujye uhareba nk'aho ari ikuzimu waje. Haguruka usohoke vuba. Haguruka se cyangwa nkwereke. Heregu arebara wagaramye mu ntebe zanjye waturamye nta n'isoni. Simbura n'ibintu bisesema. Umuntu azajya ahorana stress ngayize ikigo cy'umukozi. Ngayize icyana batoraguye nazo aho barabuje. Mama. Nibiki so. Siko birakaje. Ni stress zanyu ziba zanzengereje. Sikina niba. Urugo rurananiye. Ariko shubwe ikibazo cyabaye n'iki? Kibazo cyabaye rurarwana ruraza rukifata rukicara mu ntebe zanjye nuza amazi rusangu. Zino rwasima mu ruwe mwana ukuvuga waje. Jumbabarira ni rwa runyendaro ntaza hose yagiye kururaruza ngo niba rubasana no niba rurwabyaye niba rurwakoze ikisimbi. Kamaze mubaze mama. Mwana ni uramwana suwa. Indi so ufashe muwa. Ariko akusko nawe uri kigo giki. Usko maze gutubwenya. Nuko nguko natangiye kunana reba ukuntu bambaye ingofero wazireretse ntazi uburyo uzambaye. Muri urwo rugofero n'urwo kumaze. Umva rero mubwire ushaka ubumuga utazajya ureba uriya mwana kugira ngo hari ikintu kizima cyamuzanya. Icyamuzanya no kugira ngo atware inzu. Ubundi usigara uraho uri guhoba cyane rwigene yita sinapuda. Uturamye reka baza bagutwara imitungo navunikiye ngira ngo ndebe yuko wazagira wowe wigeze. Imitungo bayi. Sahama tiko. Ubundi so ushoboye iki? Ushoboye ikira? Ubundi wowe nugiye kunanira. Nanjye ngo narabyaye. Tiko yanyu rero sinzi kandi. Kandi imbere agenda soka. Sa? Ibinyongerera ibibazo gusa soka. Rose mama uretse uga. Ngo tuvugana ko agwa. Angujije wabaye cyunga ko bagiye muri. Wagicucuye ndakubwira ngo umfashe turwane intambara. Turwanire ino mitungo yawe batazayatwarangiza ngo ngurize icuze kivumbi ya hosting. Hosting bero na wana. Tiko ya iskorani jazara. Muna bagira inama mukakumwumva. Vimbere soka cyo nzakora ndakizi. Ariko uramwa turamukundwa n'umuvandimwe. Soka yamase. Sa nakundi se mundi karigiye muri pull up so. Rurarwana rutangiye no kuneranya n'umwana wanjye. Umwana wanjye asigande akabona nkaho ntacyo mvuze. Ngomba kugira icyo nkora. Sister, nangaise. Kazukora ntabwo kazi. 200. Y'ibiceri abiri. 200 ntabwo neza. Ibiceri. Y'ibiceri kuko mu. Wapi ni desa nimba nayifite wakomeza. Desa y'ibiceri. Wapi? Basi 30 isizi ni nyanya kugura. 30. Angahe make se basi? 100. Oya, make ashoboka. Winkoraho ni 100. Make ashoboka. Nyuma utavaho nanga. Sengani. Pozizo sinari. Sinjoro byose. Tugenda.